Unafana wawereyowe batita ku mafaranga iyaba mafaranga mama we twafani bikona abimitima binangiye barimukiye mu bikona uretse Kagame n'akabarebe abagabo Imana yishimiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nta kiza kihayo. Nta mukinnyi wa Marine n'uyu n'umwe ushobora kubona na telefone n'uwaba yifite ubu ngubu ubwo nuko atayitanze cyangwa afite ebyiri cyangwa akoresha ibindi bintu urumva ariko bose batanze telefone bose bari tayari biteguye umukino. Hariho nandikiye ngira ngo tuganireho gato hajya akavi kamwe kuri WhatsApp ako kavi kamwe kagiye ku wa mbere n'ubu niko bikimeze telefone bayibye byagenze akavi karacyariho ngo kazavaho ku cyumweru urumva. Iyo ni Marine rero, iyo ni Marine irimo nyine n'umwiherero kwitegura Rayon Sport cyane. Marine yakaniye bikomeye imyitozo yo mu rwego rwo hejuru na Marine irakomeye ikivuze ku rwego rw'uko abantu batabitekereza. Ikipe ya Marine leave alone stati yayo na ba nyirayo. Ikipe ya Marine irageramiwe ifite ibibazo byo kubona amanota ikeneye amanota. Narinzi kugiye kuko turabivuga tugenda tureba iyi Marine iri ku mwanya 14 mu makipe 16 ifite amanota 23 irarusha Kiyovu abiri bakurikirana kuko Kiyovu ifite 21 Marine ikagira 23. urumva ubwo bivuze ngo Kiyovu itsinze Marine yatakaje. No dorahandi hano match komereye ya Marine. Marine irakira Reyo hanyuma APR isure Bugesera kandi Bugesera na Marine barakurikirana. Bugesera ni ya 13 irarusha Marine rimwe. Bugesera ifite 28 Marine ifite 23. No kuvuga ngo APR nka Grand Frère yavuze ati tugiye kumwigiriza ke Bugesera tugakandireyo nawe tugufashe wikandire Reyo umuntu witwa Umureyo hari mu buzamanota. Hago icyo kintu cy'ubufasha n'ukizanemo ko Marine ifite ibyayo ifite intambara zayo nago kabura bagiye gura yuko Marine n'umukeba direct no mu Grand Favori ifite impamvu nyinshi zayo zipeke yake. Ndakubwira ko ngewe zitareba APR. Ndakubwira ko hari timu hari brigade y'Umusada yazamutse iva hano muri Kigali ijya gufasha Marine. Gute se gutegura match kukibuza na APR nyine Marine operation na operation sako nyamoro muri details za operation have Marine mbamubwire Marine ubunyuza na bihuriye wewe utijijishe bese gatoya n'abantu babiri numva ngiye barwanira ibintu bitandukanye barahura gute ngira ngo ariko musobanurire barahura bate barahura gute baya kuba bahura Marine irarwana niko kubwira ibikomeza umukino. Hari ibintu bibiri bikomeza umukino wa Marine na Rayon Sport. Iya mbere uvuga numva iri sportif nuko Marine nayo yibereye mu manga iri kurwana no kuva mu cyo. Iyo ni ikomeye rero ahubwo iyo ni impamvu ya ni ibintu biri complémentaire biruzuzanya. Indi impamvu ya kabiri ni Marine dusanzwe tumenyereye ko igora Reyo. Iyo nayo yemera murabyumva ko Marine ni ikipe igira icyo bita double work. Isanzwe igora Reyo n'urutonde ruduhagaze nk'uko ruhagaze ubu ngubu. Ishobora kuba isanzwe igora Reyo wenda na APR ari ya mbere irusha nka Reyo 7 cyangwa 8 ibaze noneho hirusha rimwe. So ikintu bitande mwibuka neza yari match nibuka icyo gihe wari umunsi wa nyuma wa champion. Atraka igihari Atrako yagomba gukina na Marine ku munsi wa nyuma wa champion. Atraka irusha APR nota rimwe. Atraka ari yiyoboye yaribaze ivuga ngo ahangana gukora win byonyine gusa
icyo gihe Marine yafunze Atletico bro kandi Atletico ari ikomeye ifite bahamisi kitagenda yafunze Atletico ndabyibuka neza Atletico irakibura APR itsindira umukino wa nyuma itwara igikombe ubwo rero ibyo byo kuvuga ngo iri kwirwanaho ibyo byo kwirwanaho ni ibisanzwe ariko no kurwanirira ba Grand Frère ibyo ntabwo byaba ariko impamvu ikomeye ni iyihe ngohe impamvu ikomeye ni iyihe itsinze rero yabiteye ibuye rimwe ikicu nyene ebyiri yaba yifashije ubundi mwanya mibi ikanafasha APR iramutse itsinze rero Marine ari nacyo yifuza mu kinyamupira Marine irifuza gutsinda Rayon Sport kugira ngo ive mu murongo utukura ikava mu murongo utukura ikabinafashije Grand Frère ni ukuvuga ngo we fata intosho uyitere mu giti inyoni ebyiri zipfire rimwe kandi we yari rimwe Marine iraba ikoze inshingano zikomeye yari imisure bakana no mugira barya inyoni ibyo rero bitwambutse tujyane kuri APR uracyabaza ibijyanye nawe nenge kuvuga 20 bareyo bagiye unese Rayon Sport ashaka isimba tuyivuyeho katuyiviraho rimwe wari ugiye kubaza match ya Bugesera iza guhura na match y'Irubavu ahantu biza guhurira kuko nge kintu urimo kuvuga aho bihuriye ni ku rutonde nakubwiye APR ni itsinda Bugesera Marine yakoze akazi kuri Reyo Bugesera irakora nyine bari panguru iravamo kuko Bugesera rusha Marine rimwe numva APR no guterbiye rimwe iki nyine nibyo nashaka kuvuga ko muvuga yuko APR Grand Frère wa Marine iri butere ibuye rimwe iki kinyene kuri kuvuga ngo tuvuga se wowe byemera gute uhagaze jewe aho magaze Marine ifite impamvu irenze yo murimo kuvuga ituma igomba no gutsinda Rayon Sport hagati ya Marine na APR bafitanye umuvandimwe cyane baretse gipinde ntacyo bapfana ba nyirazo niho twajya ariko muri kuri pitch kuri pitch biratandukanye Kenisa afite amakipe urabona biratandukanye dore cyo nshaka kubabaza abakinnyi ba APR bari muri Marine ni banga dore cyo nshaka kubabaza ni kingi Mohamed Zaiba n'umubaze gatoya cyo mubaza dore cyo nshaka kubabaza ni kingi abakinnyi ba APR bari muri Marine ni banga oya mwibuka ari ngiye ikiganiro mbabaze munsubize okay dore cyo nshaka kubabaza ni kingi Bugesera irakira APR Bugesera nayo imiragwana no kutamanuka ubwo yo nitsinda muzavuga ngo ikoreye Rayon Sport oya bisibye bihuriye Bugesera wayivuzeho oya ni Bugesera nyine Bugesera hari ahantu hurira na Rayon Sport Bugesera nayo ifite impamvu zayo impamvu za Bugesera si mu murongo utukura se nuko n'abandi Bugesera nyine impamvu za Bugesera zo kurwana kuri uyu mukino no kugira ngo yirengere kuko Bugesera rero yahonotse byinshi reka mu butumwa abantu bo mu Bugesera mwahonotse byinshi mwahonotse sezo ebyiri zitambutse muri kuri relegation muri ku murongo ibushize bura ngo bagize fisi umuzamu wa Etoile de l'Est bahise banamuzana bamuhakaza muri Bugesera ubu niyo muzamu wa Bugesera ubwo ntabwo yabafashe cyane niyo muzamu ari Bugesera burango rwose uramwana yabafashije cyane reka je ni hero ubutumwa abantu bo mu ubutumwa Bugesera na Gahigi Bugesera na Gahigi sezo ya 2022-2023 mwari kuri relegation murayihonoka 2023-2024 murayihonoka bitwaye imbaraga nyinshi ubu 2024-2025 Bugesera witsindiwe na Muhazi United ni ikosa rikomeye cyane Bugesera none ifite na rekoro mbi nta urebye hashize imyaka 2 iratsindira ku kibuga cyayo irabikora kuri APR muri byumva Bugesera ko birabintu byabaye kuri Bugesera uratsindwa uratsindwa amezi 15 udatsindira ku kibuga Bugesera iratsindwa na APR uraumanuka bishidikanya turashidikanya se erega nibyo nakubwiraga niyo mpamvu ibasunika mu kibuga bigira biriya nkuko mwavuze ibikomeza match ya na Bugesera Marine muvuge nibikomeza match ya APR na Bugesera reka nkubwire Bugesera Marine size ebyiri ziri hejuru ya Kiyovu Sport ni Kiyovu rucaca nireba hariya ndeba mu maso yayo rumeze gutya rumaze kubona amanota 9 muri 15 Kiyovu ariko yakaniye mw'abantu mutagira ibintu biroroshye atatu yanyu arahari amanota ya 3 kuri Etincelle arahari sanga arahari kabisa atatu imbumbi abana ibyo uyu nguyu mu musada arimo aravuga uwa Kiyovu Sport umaze iminsi ni Rubavu hari abandi bari buze gucunshumuka uyu munsi bategura match ya Brigade z'imisada Kiyovu yatsinze Gorilla ariko irasaravuga ngo nta kubwiye ku bakinyi banjye aratsinda gwa Samanzi let's assume
reka dufate iyi shusho kuko turamutse tugiye nko gutanga probabilite n'amahirwe dutanga ku mikino tuvuge ko Marine yatsinzwe na Rayon Sport Bugesera igatsindwa na Rayon Sport na APR sorry hanyuma ikipe bita Kiyovu Sport ikarasa Etincelle ni mu mbare amanota uko byabihagaze ubona uvuga ngo Kiyovu yahita igira amanota 28 igaca kuri Marine ako kanya igahita ica kuri Marine ihita imanuka mu mutuku igahita ijya mu mutuku itabajije ariko Bugesera nayo yaba iraho nayo yaba iri ku muryango wa relegation inganya na Kiyovu rero hari ibintu murimo kwirenga none nagira ngo mumenyeshe iyi jurune iri muri jurune zikomeye ziri tricky zifite ikintu kigomba guhinduka. Icyo rero nasoza point yanjye ndakubwira ngo biramutse bigenze uko tubivuze Bugesera igatakaza match ya APR Marine igatakaza match ya Rayon Sport Kiyovu Sport kirasira Etincelle mumenye ko hagati ya Marine na Bugesera hari ikipe imwe izamanuka haracyari kare ariko imwe muri zo yazaherekeza vision mu cyiciro cya kabiri kuko Kiyovu nitera intambwe ikambuka zone de relegation iriya Kiyovu yahariya ku Mumena yambara icyatsi n'umweru forget niramuka irenze zone de relegation kuri iyi juru quote my words Kiyovu Sport ntizigera imanuka cyangwa se general yahagurutse Raki yahagurutse Rugangura yahagurutse icyo yagiye none hagurutse nigereye mu kazi se nahagurukiye niyo wahagurutse ndabazi ibintu byanyu wagiye mu kazi wahagurutse banza wumve Raki urumva Rugangura na general iyi kipe bita Kiyovu Sport mukabona irenze relegation zone de relegation uriya mutuku imazemo igihe ikawusimbuka ntizaba ikigarutsemo wamutunze Darcy irabuwambutse afite abana bavanye mu ntare bayifashije irabiwambutse ariko ngo barawuzi abantu baragatambaza abantu bavuze kuri niyo David ko yitego yatsinze APR ariko uyu mwana witwa Mutunzi Darcy izafata uwo bita retired captain Katibito byabuze imushyire Kadonita amanuka yabahaye abakinnyi yayihaye zahabu ubwo rero tujye muri reyo ikipe bita Bugesera n'impamvu nayihaga wani ukabona uri muri zone de relegation wowe na Marine mukurikiranye umwe muri mwazagenda kandi sinzi ko ikipe y'Irubavu kuva yashingwa yigeze imanuka tuze tujye muri Murera agarukana Murera Marine yigeze imanuka kuva yashingwa EPR ufite cyo gutangazamo turahera kuri reyo 20 bamanutse kuko reyo yagiye urumva ruvuya turahera kuri reyo 20 bamanutse ibyo bita traveling squad 20 bamanutse sebye sefu ne wasigaye abandi bagiye tuze turebera hamwe n'abakinnyi batatu dusoza kuri iyi Marine bashobora kuzanywesha amazi reyo bigira ba Marine bateguje abantu abakinnyi bashongo kuzagora reyo abakinnyi ba Marine bakomeye cyane abo bita key players abo kurebwa bagomba kuzonga ikipe ya Marine ya Rayon Sport abareba bafite harimo uwitwa Usabimana Olivier niwe usigaye wambara igitambaro cya Marine Usabimana Olivier uwinga kabisa umwana azamukiye muri Interforce aca muri polisi ntibaye mwemera neza baramutanga ariko ateye ubwoba akina kuri wing afite ibitego 6 n'imipira 8 yavuyemo ibitego arakomeye uyu mwana ariko Olivier habuze gato nejo ubone mu Mavubi rwose bari batangiye kumuganira yari muri radari z'abatoza bari bamuhamagara ateye ubwoba hakaza umusore witwa Nizeyimana Mubaraka afite ibitego nawe 6 aranganye na Olivier mukinya Katibito yazamukiye mu ntare Nizeyimana Mubaraka arahana we musore iwe baramuhamagaye mu minsi ishize ni ikipe y'igihugu yari mwajya muri Sudan cyane arahana Mubaraka urumva hakaza undi mwana rimwe na rimwe ugisimbura witwa Nigena Ebenezer afite 4 ni inkuba agakina ku ruhande n'ikagufi n'akazi kadribble kiza muri box ukanashyiraho Siniya Taiba nayo ntitwamurenze ngohe Taiba nawe ubwo araho hafi ya mwana w'umusanzu ukina hagati ni unyuze muri APR muri Fabio Ndimana nawe arahari hanyuma ariko bafite ikintu cyitwa umuzamu yahoze ati Rayon Sport ni nyinjiza igitego mu izamu wo bitirambo na Vari yahoze ati ni nyinjiza igitego cha Evan izamu ndarivamo abo nebo bakinnyi Marine nubwo idahagaze neza ariko ni ikipe imwe muzagaragaje ko ifite ubusatirizi bukora yaba bapeti Marine buriya ifite ibitego 24 wari uzi ko Marine iri ku mwanya wa 14 yarinjije ibitego 24 ariko
ikipe ya Etincelle iri ku mwanya wa 8 yarinjije ibitego 13 gusa. Wari uzi ko Marine yatsinze ibitego 20 yinjije ibitego 24 ariko Mukura iri ku mwanya wa 4 yinjije ibitego 19 gusa. Umuntu witwa Omborenga n'umuntu witwa Bugingo wa Kim defense yabo yinjizwa baba mase cyane babakoreye massage y'amaguru n'amaguru barabiruka ba Marine bariruka cyane bari buze kwirukanswa cyane. Hanyuma rero ubwo inkuru nziza ngo bare bategereje navuga muri Reyo rwose inkuru ibarema agatima cyane cyane ku buryo umusaruro muzima uva ku bakinnyi. No wango uyu munsi saa 12 ziragera. Urumva Rayon Sport abakinnyi bafite amezi 2 hanyuma abakozi basanzwe bafite amezi 3. Abakinnyi rero uyu munsi saa 12 barabishyira mu kwezi kumwe. Abakinnyi bose muri abiri bafitiye ubwo rabahe mu kwezi kwa kabiri barakohereza barakubaha nabasiga kwezi kwa gatatu. Prime de match zose barazibonye nta kirana kimwe abakinnyi bafitiye cyane abakozi basanzwe. Hanyuma staff ubwo staff nabo barabahemba kwezi kumwe. Ubwo staff bayifitiye bayifitiye 3 nayo bari kwezi kumwe muri 3 bafitiye abakinnyi baro kumwe muri abiri bafitiye. Staff se heruka guhembwa mu kwa mbere baheruka kera mu kwa mbere staff kwa 12 kwa 12 urebye ayo mpera z'umwaka ariko ngo ari amafaranga babonye baravuga bati reka tubaze y'abakinnyi kugira ngo bajye mu kibuga kuri Marine. Prime bayizamuye muribuka ko Marine match ya Marine igomba gutegurwa na perezida w'icyubahiro Muvunyi wenyine yaravuze ngo umutwe wa Muvunyi we peke yake. Ni ukuvuga ngo Prime uburyo yayizamuyemo ni ibihumbi 150 kubiremereye iryitanu rya match iraremereye match igomba kubiremereye match iraremereye ingingo nayibagiye mwamaze no kuyivuga Muvunyi ni izina rikomeye cyane kandi iyo turi kuvuga ngo buri mukinnyi wa Rayon ari kubara ko arahabwa iryitanu rya match noneho buri gihe rigasanga n'umushahara kuri konti yahembwe. Urumva ko mu by'ukuri wa gatatu nimugoroba buri mukinnyi aba ameze neza. Yarayatangaje twizere ko asubijwe Keva abantu benshi hari abamushimye hari abamunenze abo atari ko urakina n'umuntu atari abantu bamunenga bamunenga iyo bavakari abarero benshi bamurakariye bati polisi abakinnyi bose bari muri uniforme nicyo kibazo abantu bavugisha ukuri bati bizagenda gute batirage bizagenda gute kugira ngo abakinnyi ba polisi basubirane forme ati forme ziragwa ubundi zikabyuka ngo nyine ubwo nuko bimeze nyine nta muntu uzigura nta hantu zirangura nawe abakinnyi ba polisi ngo bose bari muri uniforme. Keve yabaje Karekeza ati ubu wagiza mu kazi ugatanga za interview utari ngo nk'ubu sindari aramaza ati ntabwo urarya kuko wabuze umwanya wo kurya atari ko wizeye ko ufite ibiryo ati Karekeza ashabuza mobile aba yamirago ubwo rero motivation urumva ko yazamutse kuri Rayon kabisa nta kagabo twabonye kikuruga hasi bavuga ati baduha inzoga tujye muri APR ariko ari nkuru ufite ugomba kutugura muri APR ariko tubwirane ko iyi mikino APR Bugesera Marine Rayon Sport muzahemba kuri Radio Rwanda Etincelle na Kiyovu Sport mugomba kuyumva kuri Radio Rwanda cyo bagomba kubona kigomba kuzafasha muri maintenance ya stade no mu bindi bintu bikaba ari ibintu binafasha no mu mibare no muri accountability kuko ni ibintu biri systematic yego rwose ni ibintu biri muri system erega concept ya PAM cash nta muntu wayigaya nta wayive gusa nabo kwizigira nabo muri PAM cash bagerageze kuba credible kuko hari ikintu babashinja kimwe cyo nanjye nakemera ku bintu bijyanye n'uburyo bwo kugura amatike rimwe na rimwe byanga ariko iyo ni control PAM cash cyangwa ni oya urumva ariko nibigomba kubigena kugira ngo bameteze systeme yayo iyo byanze bishaka kugira ingaruka ku ikipe yari irimo yishyuza niba umuntu abikoze gatatu byanga hari ubwo bireka nubwo wenda no kumwinginga kugira ngo abikore yabireka bigatuma wenda ayo mafaranga agomba kubona utayabona icyo cyo nanjye nacyemera cyuko hari ubwo systeme crashing ibyo birumvikana bagomba kubikemura ikindi kintu bagomba gukemura kwizigira kiriya kintu wabajije Samu ati mufite uburyo mwereka amakipe uburyo amafaranga y'amatike yaguzwemo bakabibona kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma uburyo amafaranga yinjiye uburyo uvuga ngo hinjiye aya pourcentage yanyu niyi iyacu niyi ubwo nani ma pourcentage agenda ariko Etincelle mibaro yayo iragaragaza ko itabyeretswe kuko aravuga ngo dukurikije abantu bari bahari n'amafaranga twahawe tureba tugasanga turaha amafaranga make yaba yarabibonye Etincelle niyo navugaga ko nayo ibaruwa yabirasekeje